n'ubu stili ntabwo kirakemuka. Ibi ngibi yabaga byakorwaga neza bikahabwa n'umurongo, ntihazemo abantu basesereza abandi, ntihazemo ibintu by'amoko, ntihazemo ibintu byo gutukana ngo bigere no ku miryango, nta kintu bitwaye. Ahubwo dore ikintu cyaba kibabaje nuko turi mu ntambara y'amagambo, kandi ubundi twakabaye turi mu ntambara y'ibikorwa. Ubundi mbere buretse winca mu ijambo ndahita ngenda. Ubundi mbere Jepoli na Riderman, ubwo ndavuga nyakwigendera Jepoli na Riderman, yego we na Riderman wasangaga abafana bahanganye, ariko bo bagakora umuziki. Niba Jepoli yakoze akanyarira jisho, undi agahita akora umwana w'imihanda, gutyo kubera iki indirimbo. Ariko ubu niba tumaze amezi 6 Melody atarasohora indirimbo, niba tumaze andi mezi 2-3 The Ben atarasohora indirimbo, ntago izi ntambara zakabaye ziba kuko nta bikorwa bafite. Nibakora indirimbo hanyuma tujanye tuvuge iyi ndirimbo yageze ku kireka nkubwire. Indirimbo Melody yaruka gukora yitwa Funga Macho, ni remix yari indirimbo yakoze hambere, yego we yisubiyemo bayita When She's Around ari kumwe nande na Shaggy. Iyo ndirimbo ifite viewership 5,200,000. bivuze ngo Bruce Melody na Shaggy bari kumwe ari babiri bakoze indirimbo imwe bayikora ari remix igira 5,200,000. Indirimbo yitwa Ni Forever ya The Ben imaze amezi 2 ifite 1,400,000, ifite comment 7,800, ifite like 79,000. Mu gihe When She's Around ifite like 40,000,000. Noneho Ni Forever ifite 78,000 bya like. Tubwire kuri standard yabo ukuntu babona bano babiri, standard nyine standard ya Bruce Melody na standard ya The Ben. Ntago twakwiriye kubagereranya kuko umwe n'umusaza mu gakino undi aracyari umwana ko buri na Melody, ariko ubungu ni legend. Ako shaje kamara nawe rero shaka gusubira inyuma. Oya werega mu bikorwa buriya umuntu arazi uyu munsi akakurusha ibigwi, ntago bizi mwana. Nawe uri team B. Urumva The Ben ni wa muniga, arabaniga babambaye agaho k'intama imbere ari amasega. Urumva ariko kamara urabona nyine The Ben niko kuntu ngiye mubona, kubera ko ngewe impamvu nkomotije kuri ibyo bintu byose navuga ko The Ben ari isega. Urumva nyine urabona ntuze fisco ye ni nziza no kuganira azi entertaining abantu neza, we agendera muri ya image. Urumva abantu bashaka kumubona appearance yiwe nyine abanyarwanda bakunda, we agahisha uwari we w'imbere nuwe rero uw'imbere rero n'uyu nguyu ni The Ben wari ubitse biriya bintu kiragiye kingana kuriya ntasubize. Urumva ejo bundi muri kiriya gikorwa cyabaye cyiza yakoze, tunamubwira ngo shout out kubera ibintu yakoze ni byiza, gutanga 5,000,000 akanasapotinga ari ya generation yiza, yego akanabishyura mituwele n'ishyura abana mituwele akagira gute, ni igikorwa cy'urukundo kandi twavuga ngo Uwiteka azakimwera umugisha. Noneho rero mva misobanure neza, nubwo bwose ngushimiye ako ntago bimbuza kugucisha akanyafu, nanjye urabizi ko nawe ugiye kugacisha kunda. Oya hapa nakunda naha Melody ntabwo ariko se gukunda nako saha Melody naha Pamela. Okay. Yaratarashaka kiragiye. Urumva yo kuvuga ngo ngarutse nyuma gatoya ibyo narimo navuga The Ben ngiye mubona nk'indyarya, ariko ni opinion yanjye igoye n'ibitekerezo bwite byawe uko bibona uburyo mpamvu mubona nk'indyarya. The Ben afite muri umuna we mu legend, urumva w'umuraperi Green P, nyiri bandana Green P, umwe mu baraperi u Rwanda rufite, umwe mu baraperi baza kwisonga mu baraperi babayeho hano mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu bagihari. Green P uri kubyumva, nyiri bandana ni mwene nyina bonse bere rimwe. The Ben ni umuntu ufite platform nini, nubwo atavuga ngo yagize aho gasa nka yacitse intege, ariko kuba yafata Green akamujyana muri studio bagakorana indirimbo nk'abavandimwe, The Ben akayihogozamo, Green nawe akaza akirekurira roketi, ntago ari ibintu bimunaniye. Kubyumva tekereza ari ukubera icyo gikorwa kidakorwa abifitiye ubushobozi. The Ben wafashe indirimbo yari yararikodinze na Bulldog akamusubiza amafaranga, sibyo? Iyo ndirimbo ntizakorwe n'amashusho ntazasohoke, byose barabirangije. The Ben wakuriye muri gengo, urumva yaba ari abakoboyi yihiringana nabo, wakoranye featuring na Bulldog y'imfubyi y'u Rwanda. The Ben wagoinze viral akajya muri Amerika
akagere kuri imizigo ariko itari myinshi akagaruka aha ngaha abanyarwanda bakamwishimira yego ntago wambwiye ko uretse indirimbo imwe yakoze na Kid Gaju Kami nayo yakoreye Buganda wambwira ko The Ben uwo muntu yaba ari umuntu utagira ishayi cyangwa akaba afite ikintu amariye music nyarwanda. Yes, reka mbaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye kuri 5 Generation TV show. Murabizi iyo twahageze nta rungu. Ni inkuru za kasamutwe gusa ibiba byikaraga imihanda tuba twabazaniye tukabagerera ahantu mu nkuru zihishwe zigezweho muri entertainment. Twikoza ahantu hirya no hino tukabazanira ubuntu bw'ubumanyeri bumeze neza cyane. Yes, amazina yanjye ni Jerry, ndi kumwe na Kamaro, what's up? Banyita Kamaho inkota y'amatovu mwene Safari murabizi. Yego. Ngiye n'umwana watoranijwe mu bandi. Witeka yahaye umugisha. Cyane. Reka mvuge ngo umugisha. Umugisha. Uko mumenyereye nyine ni kwa kundi tugaruka nyine nkuko Jerry yababwiye. Tuza tubakubita boro zimeze neza. Tuza tubaha ama exclusive interview tubahariza boro za fresh icyo bita ibihuha by'imihanda n'izindi staff zigenda zibera hirya no hino byabereye muri entertainment byabereye nahe hose muri showbiz ya football n'ibiki byose turaza tukabarekuriraho kugira ngo twibutse abantu ko turi kuri Great Hotel mu Kiyovu. Twibutsa abantu ko turi kuri Great Hotel mu Kiyovu ahantu usanga services nziza cyane. Hano haba service nziza ni na hotel navuga ko inogeye abanyarwanda kuko ibiciro byaho binyuze buri muntu wese. Yego nta complaining cyane rwose. Yes, Kamaro reka mpere ku cyangwe wambaye man uhora umpindurira ndi kuzamura nahereye ku gakweto ako gakweto n'ubuhe bwoko inkweto bayita Dior nabanje kugira ngo nakaya Max na Dior original kabisa n'undi mukobwa yapfa kubona yambaye kabisa ako Kamaro amafaranga ukorera ntago yamarira mu myenda gusa ko mbona uri kuduhindurira utuntu happy amafaranga nkorera hari amafaranga ukuntu ngenda bipanze hari amafaranga y'imyenda yego hakaba n'amafaranga aturuka mu yindi secteur akaba ari kubaka iwanje cyangwa se kubaka n'ibindi bintu byo ku ruhande hanyuma hakaba n'andi nanone aboneka akaba ari yo kwisanyura no kwenjoyinga n'iki tu saving ko ntayumvise saving ubwo saving ntago yumvise ku ruhande ni hahane nyine umuntu yajugunya akabanza boro washyize ikiraro cy'ingurube ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa ikiraro cy'inkoko nayo ni saving rega kabisa ntace ku ruhande rero uri umuntu utajya uhisha ukuri iyo ubizi byose urabivuga. Hari intambara zimaze iminsi kuri social media cyane cyane space urabizi ko umuntu bita Godfather nawe azakora ku bantu so ibihuha byakomeje reka ne kubyita ibihuha ahubwo ni inkuru zakomeje zivuga ko The Ben yiyemeye kuri Bruce Melody biriya ngewe ntago nabivuga ikintu kinini cyane ariko nanone ntago nagenda nabikomotojeho. The Ben yiyemeye ku kirara urumva urabona Kinyusi n'umurara urumva kandi noneho Kinyusi ni umu entertainer yego noneho Kinyusi we The Ben we yemeye kuri Kinyusi kari legend kandi kubera ko ngo ari legend ariko buriya reka ngwiza ukuri bro biriya bituma tubona inkuru yego bigatuma social media yo mu Rwanda entertainment ishyuha sibyo ariko nanone ukuri gushirira mu biganiro The Ben yakoze byo kugira ngo apange project na Bruce Melody kandi The Ben nawe wari wateye intambwe ahamagara Bruce Melody aramubwira ati ndashaka guhura nawe urumva Bruce Melody barapanga gukora indirimbo umukobwa yamwijiriye ngo umujama ngo asanga ngo yibereye kuri manette ari gukina PlayStation ngo ntago yari guhaguruka ngo ajye kureba umuvandimwe ngo kandi match itarira yarangiye champion itararangiye ako kantu bagafashe nk'ubwibone wowe kabona ute nyine n'ubwiyemezi mani n'ubwiyemezi urumva biranagaragara biranumvikana ko ari ubwiyemezi urumva bundi The Ben urabona ko yakunzwe n'abanyarwanda benshi sibyo na n'ubu rega na n'ubu ngo bakundwa n'abanyarwanda benshi noneho rero
njye ikintu umugaya tudahurizaho ni kimwe njye na The Ben urumva kuri opinion yanjye yego mba numva The Ben atagombye kumva yuko azahora ayoboye kuko ntago wayobora abantu ngo bayobore mu bikorwa urumva cyangwa se bayoboresha ibikorwa utakoze yego biragusaba gukora cyane kugira ngo still nyine ukomeze ube king ube tiger sibyo kugira ngo ube tiger biragusaba gukora kubera ko uyu munsi ubu ngubu bagutumiye ngo ujye kuririmba ahantu ntago wabona indirimbo uririmba yego ariko ndagaruka kereka utangije indirimbo zawe wajya gusoza ugakoresha za Bruce ako iyi ntambara bigaragara ko bivugwa ko ari Bruce Melody wayitangije bivugwa ko yavuze ngo azazana agakoni amukubite kunda bivuye kuki ko nabonye iyo interview ya Bruce Melody muri Rwanda Day bivuga ko bahuriye Backstage Backstage noneho The Ben ajya gufelicita Bruce Melody amubwira ati bro wa performance neza congratulation amupfukanda mu mugongo noneho iyo shusho umuvandimwe Melody wayikoresha avuga ati wabibonye se atarabizi nanjye arabizi Melody n'umurara buriya iyo abonye nk'umuntu nkuriya w'umu legend nka The Ben sibyo amubwiye ati congratulation appreciate ibintu byawe bimeze neza amublessinze nyine yego ahita yumva nyene yuko yamukomye ariko hari igihe The Ben yaba yabikoze kuko ari hambo ariko nanone dusubiye inyuma gatoya The Ben nawe yakoze ikosa ntabwo yagombaga gufata Bruce Melody ngo amuhamagare ngo aze bakore projet nahagera amubwire ati ngende kuri manette ngiye ubu ngubu ntabwo nifite umwanya ngo ndi muri champion biriya biboro n'ibintu ushobora guhagarika urumva ukagenda ugakora izindi action wazirangiza ukagaruka n'umuntu ugakomeza ntekereza ko nawe ari akantu yashyizemo ko kwerekana mu buryo buzimije ko amusuzuguye amwishyuriramo umva ikintu cyabaye kuri opinion yanjye cyangwa se kuri analyse zanjye ko mbyumva The Ben urumva ntago yakoze biriya bintu ngo atekereze cyangwa se aplanning gukora indirimbo na Bruce Melody kubera yuko yashaka ko iyo ndirimbo ikorwa ahubwo yashaka kugira ngo arebe mu bwonko bwa Melody oya arebe Melody uburyo ibyo bintu ari bubyakire none namara kuza Melody yahise yirekura byumva vuba ko yaragiye gukora indirimbo na Legend ariko The Ben ahita amwereka ati bupowe gatoya ntago ndabibonera umwanya ni nko kumubwira ati peti ndacyakuri imbere urumva buretse gato niwe impamagara ngo dukore indirimbo sibyo ugasanga nebereye kuri manete minisi ni wowe uri kuntigita yego ariko ntago ari byiza kabisa ntago ari byiza hariya yakoze ikosa kubera ko n'ubu ngubu uyu munsi tuvuga Bruce Melody ari hejuru ya The Ben ku bijyanye n'ibikorwa reka turebe noneho icyatumye ubundi The Ben ni ubwa mbere aje mu itangazamakuru avuga cyangwa se asubiza ku bintu byamuvuzweho we na Meddy ni abantu bari bakunze kwicecekera wabataka mu magambo bagaceceka wabataka mu mvugo bagaceceka utekereza kubera iki baba yaraje noneho akajya ku mihanda kuri YouTube akatobora akavuga bamwe babishinja ubujyanama bubi bwa Muyoboke Alex nawe utakiri mu maboko yo kuba yakontorora bivugwa ko Alex Muyoboke nawe ari mu bajyanama ari muri timu y'ubujyanama bwa The Ben Muyoboke Alex no legend w'umu manager wa ariko tubivuge Kamaro hari kuba uri legend ariko turi kureba noneho kuba uri ukiri ku isoko oya Muyoboke ariko ari ku isoko gute zamura abagana Muyoboke ari ku isoko ko Muyoboke ntago ajya agenda Muyoboke ahora hari nese ibikorwa afite n'ibihe Kamaro urumva ariho azahoraho ndavuga muri showbiz yego nibyo mvuga byo kuvuga ngo uhoraho yahozeho muri showbiz azanahoraho kereka wenda naba wiki ariko ndabona agifite performance nyine bamugirira icyizere bakamushyira muri academy nako bakamushyira muri team management ya The Ben byonyine ubwabyo n'ukubera yuko ari performance iba yaragaragaye mu bantu hari itafara aba yarashyize kuri nuze kuri entertainment yo mu Rwanda nini cyane kandi turabizi nyine twari turi kuvuga impamvu wowe ushobora kuba ubona The Ben yaraje mu itangazamakuru agasubiza ku bintu bimuvugaho atarajyaga bikora urabona uriya munsi ndatekereza iriya show yabaye ni show yo kwakira yo gusangira n'abana kugira gute kwita ku bana
bagiye bavanwa kuri za street badafite kivurira sibyo bagasubizwa mu ishuri The Ben nibwo yagiye atanga n'amafaranga nubwo abantu bavuze ngo ni prank ngo ari amafaranga nayo yarayatanze miliyoni 5 miliyoni 5 management ye yarayatanze noneho muri iriya show abanyamakuru bari bahari ari benshi ariko The Ben ntabwo yakunda nta nimugamira nimbonye interview yiwe ngira ngo nanjye mu bagiye muri icyo gikorwa nari impari sasa rero ikintu cyabaye ni iki The Ben ntabwo yashutswe ntabwo cyari cyo gihe cyo kugira ngo avuge akantu gatoya buriya ushobora gusanga afite roketi yindi nini ashaka kurekura kubera ko na melody yaragiye nawe ejo bundi ahita mwunyaho urumva ushatse kuvuga ko hari akandi gakarita nyine The Ben urabona melody yavuze before yego avuze The Ben araceceka arongera aravuga The Ben araceceka urumva abafana akaba aribo basubizanya ariko we ku giti abantu bamubaza akituriza urumva none ejo bundi The Ben abatambitsemo akantu k'akamanyeri kagatishkoto urumva yego abagize afasha agatishkoto agakoza melody mu gutwi urumva yari yipanze umukwaferi yego yari yipanze umukwaferi ubwo ngo none amaze kukamukoza mu gutwi melody yumva agakoza ahantu ejo bundi nibwo nabonye ikiganiro ngo melody agiye muri nuze muri Good Morning America urumva ahita rekora karoketi gato kuri The Ben ariko bigaragara ko melody yari ari kwihuta cyane afite aga stress hari ikindi kintu nawe yarabitse kinini yagombaga kuzavuga wenda zakivuga nagarukeje bundi mu Rwanda karakaniro yakoze kuri karoketi yarekuye kuri The Ben sha The Ben yarakabonye kamugezeho kahise ni nta muntu wakabonye imbere niko natekereza none dusuye inyuma gatoya ntago muyoboke Alex afite anahuriye na birabintu ahubwo The Ben we afite ukuntu planning ibintu byiwe ako gute umuhanzi ya planning ibintu nka biriya management ntimugira inama ariko uziko hari n'ikintu ushobora kuvuga management ikavuga ati ibi bintu nibizasohoka none se The Ben management ariko nanone management bareberera inyungu kandi mu nyungu harimo no gusigasira izina ry'umuhanzi kamaro kureberera inyungu nta bihuriye na interview z'umuhanzi bidahura mu gihe ugiye gutangaza ikintu kikaba cyahungabanya izina ryawe management urumvira hehe ariko The Ben ntekereza yuko kuri calibre yiwe na understanding afite adashobora kugenda nango akora ikintu gishobora kumusubiza inyuma none se imyaka 20 amaza ko muziki rego ubujyanama nicyo buberaho kamaro ubujyanama bubaho urumva namuyobokere mu bwo bujyanama bwa management ya The Ben yego ariko kuba The Ben yarakoze karaka interview none bishobora kuba agiye kurekura agishobora no kuba agiye kurekura hari akandi kantu noneho tugiye kugarukaho yaravuze ati nimba umuvandimwe yarabibonye nk'ubwibone cyangwa kumusuzugura ndi imbere y'abanyamakuru ambabarire izo mbabazi nazo abantu barazikemanze wowe uzibona ute yasabye imbabazi urumva The Ben ni wa muniga arabaniga babambaye agaho k'intama imbere ari amasega urumva ariko kamaro urabona nyine The Ben niko kuntu ngiye mubona kubera ko ngewe impamvu nkomotije kuri ibyo bintu byose navuga ko The Ben ari isega urumva nyine urabona ntuze fisiko ye ni nziza no kuganira azi entertaining abantu neza we agendera muri ya image urumva abantu bashaka kumubona appearance yiwe nyine abanyarwanda bakunda we agahisha uwo ari we w'imbere n'uwe rero uw'imbere rero n'uyu nguyu ni The Ben wari ubitse biriya bintu kiriya gihe kingana kuriya ntasubize urumva ejo bundi muri kiriya gikorwa cyabaye cyiza yakoze tunamubwira ngo shout out kubera ibintu yakoze ni byiza gutanga miliyoni 5 akanasapotinga ariya generation yiza yego akanabishyura mituwele n'ishyura abana mituwele akagira gute ni igikorwa cy'urukundo kandi twavuga ngo Uwiteka azakimwera umugisha noneho rero mbisobanure neza nubwo bwose ngushimiye ako ntago bimbuza kugucisha akanyafu nanjye urabizi ko nawe ugiye kugacisha kunda oya hapa nakunda naha melody ntabwo ariko se gukunda nako saha melody naha pamera okay yaratarashaka kiragiye urumva yo kuvuga ngo ngarutse nyuma gatoya ibyo narimo navuga The Ben ngiye mubona nk'indyarya ariko ni opinion yanjye igoye n'ibitekerezo bwite byawe uko bibona uburyo mpamvu mubona nk'indyarya The Ben afite muri umuna we mu legend urumva w'umuraperi nyiri bandana Green P umwe mu baraperi u Rwanda rufite umwe mu baraperi baza ku isonga mu baraperi babayeho hano mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu bagihari Green P uri kubyumva nyiri bandana ni mwene nyina bonse ibere rimwe The Ben ni umuntu ufite platform nini
nubwo Tafugenge yagize aho igasa nkaho icitse intege ariko kuba yafata Green akamujyana muri studio bagakorana indirimbo nk'abavandimwe The Ben akayihogozamo Green nawe akaza akirekurira roketi ntago ari ibintu bimunaniye kubyumva tekereza ari ukubera icyo gikorwa kidakorwa abifitiye ubushobozi. The Ben wafashe indirimbo yari yararikodinze na Bulldog akamusubiza amafaranga sibyo iyo ndirimbo ntizakorwe n'amashusho ntazasohoke byose barabirangije. The Ben wakuriye muri Gengo urumva yaba ari abakoboyi yihiringana nabo wakoranye featuring na Bulldog y'imfubyi y'u Rwanda. The Ben wagoinze viral akajya muri Amerika akagere kuri imizigo ariko itari myinshi akagaruka hanga abanyarwanda bakamwishimira. Yego. Nago wambwiye ko uretse indirimbo imwe yakoze na Kid Gaju Kami nayo yakoreye Buganda. Wambwira ko The Ben uwo muntu yaba ari umuntu utagira ishayi cyangwa akaba afite ikintu amariye music nyarwanda. Reka duhere kuri uwo muvandimwe mbere yo kujya ahandi. Okay, tureka abandi tujye kuri ku muvandimwe. Mu by'ukuri byagakwiye ko The Ben amara imyaka ingahe ari mu Rwanda mwene nyina ari Dubai sibyo arimo araterura imizigo y'abakoboyi kuri platform ya The Ben uretse gatoya uragira uti Green P yari umukarane muri Dubai. Siko bivuga se ntago wumvishe neje bundi mu kiganiro akoranye na Tayikuna amubwira ati byagenze gute ko bavuga ko watereraga imizigo muri Dubai ngo ari umuvunjayi ngo wa muntu ujyana amayero akajya kuvunjishiriza abantu urumva ngo agapyetaho 200 ngo agapyetaho 1000 ibintu nk'ibyo mani. Urumva ni fucking job mani ntago kandi mu Rwanda yari yubashywe mani umuntu wabayeho muri industry yo mu Rwanda ari umuraperi mwiza ari umuntu wentertaininza abantu muri positions zigiye zitandukanye. Umuntu watumye abantu bazamura ibendera umuntu watumye abantu bavuga ati ibi nibi birahindutse umuntu wazanye slang kuri street umuntu wasobanuraga slang umuntu watumye abantu benshi bisobanukirwa bakabona ko nta dahasoringa atazabaho. Yego kumbwira ngo ari Dubai afite izina rikomeye cyane afite brand nini cyane mu gihugu mwene nyana ari umuntu wa mbere wigize king mu gihugu ndetse nanavuga ko ari n'umuntu nakurikiranwa cyane kumukubita featuring akamugarura akamukorera comeback nziza cyakamukorera album byo ni ibintu byamunanira ariko ntabyo akora. Ba Bulldog nabandi bose ba Jack B babanye bose ntago yabataye wese ako wenda hari impamvu nabo tubarebeho turebe icyatuma bidakorwa. Ni iki se kubera lyrics zabuze kubera studio zabuze kubera iki imyitwarire s'ubu Kid Gaju bakoranye indirimbo ari ufite imyitwarire myiza cyangwa no kuba yikoreye Buganda. Ndacyagaruka kuri Green rega oya ako yavuze ko muri imyitwarire ya Green rega ntago yabuza The Ben kumuha featuring cyangwa kuba bakorana indirimbo ahantu bihuriye bakorana indirimbo urumva Green akajyana iyo ndirimbo akayishyira kuri platform yiwe urumva abanyarwanda abanyamakuru bo mu Rwanda radio station zikayikina n'ama TV station agakora tour y'ama interview akavusobanura kuri product yiwe none iyo ndirimbo irimo The Ben Tiger urumva yabuzwa n'iki byonyine ubwayo iricuruza ubwayo itayicuruza byonyine ubwayo so urumva oya Ben rwose ni ikosore kabisa ni ikosore cyo koze nyine nta namurenganyije ushobora kuba ari n'umunebwe wa mugane babakoboye cyangwa nuko hari ukuntu uba warakoze kavuga uti ewan this is enough man sha oya nakubivuga this is enough none se ubungubu The Ben yagize akuretse n'izo ndirimbo zose afite amahoteli angahe mu Rwanda se wenda yafite muri Amerika afite villa zingahe hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi afite muri Amerika na sha wagiye mbabarira mwana ibintu wowe uri kuvuga urabizi nyine turimo turibaza oya ibyo ngibyo byo ntago wabinkomvenka ibyo sibyo wabimbwira man ntago byo wabimbwira hako nawe ujye ukora analize Jerry ukora analize nk'umuntu mukuru gusa ahubwo bari abakoboyi hari ukuntu umuntu wenda wayifitiye life yiwe nanone dusubiye inyuma gatoya akavuga ati narakoze wenda wa mugani reka meshyizemo agakora kuba afite urugo afite umugore we Pamela cyashya n'urwejo bundi na urusi rugarumaranye igihe kingana gute ariko umugore yaje nyine muhita muvanga ibya vuba n'ibya kera use urashaka kuvuga ko Pamela no utuma The Ben adasohora ama projet Pamela hari igihe yamuha ikindi gitekerezo cy'inyamibwa kurusha ibyo ngibyo Pamela twazamushinja izima rya The Ben kubera ko Pamela niba ari wowe fata The Ben ukamuryamisha mu gituza cyawe ntutuma akora don't turning back to studio urumva
aho ngaho rwose urimo urahemukira abanyarwanda. Uyu mutipe turamushaka kuri Calibre, urumva turashaka ubundi ko The Ben aza agakora indirimbo nziza akarekura amarokete nka Melody arekura. Urumva noneho Melody nawe akatwereka ko biri yavuga ngo The Ben ni umunebwe, tukareba none tugashyira kuri balance. Reka turebe noneho uwo niwe The Ben dushaka. Dushaka The Ben uza akajya muri studio agakubita indirimbo. Cyakoze numvishe ari ikintu ejo bundi numvise ngo nakantu kibanga numvishe, ariko ubwo ngo nanarimenye nyine murabizi ko ngiye nyereye nyine nitura hasi. Bafite umuzigo kwa Mastora, urumva ngo ari gukorana na Neri Ngabo. yaba ari byiza. Urumva nyine Clement aba yacengeye agahita atamika Neri Ngabo mu kizuru, urumva abandi akabaca muri humi. So bazi bariya akana n'umufungo burimo hari ahantu. Ariko ibyo bintu umuntu ubizi neza buri abari muyoboke. No witwa no puce. No puja nawe. Aha, tukiri kuri icyo kintu. Hari amatimu yiciyemo ibice. Y'ibinyamakuru baravuga timu runaka akaba ari nayo bishinjwa ko biri kugenda bikuza uyu muriro uri kwaka hagati ya Ben na Melody. Ubwo si ayo matimu na ayahe zirahari. Hari ibinyamakuru ibi nibi ngo bya timu runaka, ibinyamakuru bya timu runaka 55M, urumva bafite abanyamakuru bakorana nabo. Yego. Noneho na Country Record kagira abanyamakuru ikorana nabo. Uri kubyumva? Yego. Aho ngaho rero urumva, ariko ntacyo bitwaye na station no muri Amerika byagiye bibaho, ugasanga ba Chris Brown banuze ba witwa Jay-Z ababanye, urumva Chris Brown na Tiger akababwira ati ntago indirimbo zanyu zakinwa kuri station iyi, urumva uretse ko hari kubera demokrasi abaturage baho barigaragambije, baravuga ati turashaka kumva indirimbo za Chris Brown zo muri Young Money, urumva na ba Tiger. Yego. Bikana urumva kubera ko abaturage cyangwa se abafana rebo bigaragambije. Naho ubundi Jay-Z yari yarababani. Niba bitangiye kuzamo rero ibyo bintu byo kubanana, urumva ukavuga ngo wowe uzakorera kuri station ni kuko hari ama station amwe udashobora kubona aho inkuru yavuze kuri runaka. Kamarade nawe arabizi ibyo bintu. Umeze bita Kamarade. Uyine mu mwambara neza muri shop z'inyarwanda. Ibyo narindi kuvuga. Era kuri kwe tuzamure. Ariko mba ngomba kubicaza abakiga. Iyi pantalo no yitwa biki? Ingiyi bayita off. Kamara ngwino hano. Kamarade waruncitse basha. Kamarade. Ibi bintu bya The Ben na Bruce Melody urabona bitazateza Melody. Ibi Kamarade, ibi bintu bya The Ben na Bruce Melody ubona bitazateza intambara mu bafana. Abafana bagahurira nko muri ringi bakarwana cyangwa nko muri stade cyangwa nko muri arena. Oya twebwe mu Rwanda nago turatera imbere mu bijyanye n'izi ntambara, kubera yuko twebwe buri kintu cyose kibaye twita tukibyazamo ikiri cyangwa tukakibonamo ikindi. Ariko nko muri Tanzania ujye ubibona ko hajya haba intambara ya Diamond na Harmonize, ugasanga bafite abafana bagakubitana. Mu minsi ishize Diamond yari afite ikibazo n'uwitwaga Alikiba. Ntago yabaga yakandagiraho Alikiba cyangwa Alikiba ntago yabaga yakandagiraho Diamond. N'ubu ngubu ariko ntago kirakemuka, n'ubu stili ntago kirakemuka. Ibi ngibi yabaga byakorwaga neza bikahabwa n'umurongo, ntihazemo abantu basesereza abandi, ntihazemo ibintu by'amoko, ntihazemo ibintu byo gutukana ngo bigere no ku miryango. Nta kintu bitwaye, ahubwo dore ikintu cyaba kibabaje nuko turi mu ntambara y'amagambo, kandi ubundi twakabaye turi mu ntambara y'ibikorwa. Ubundi mbere buretse winca mu ijambo ndahita ngenda. Ubundi mbere Jepoli na Riderman, ubwo ndavuga nyakwiginda Jepoli na Riderman, yego we na Riderman wasangaga abafana bahanganye, ariko bo bagakora umuziki. Niba Jepoli yakoze akanyara jisho undi agahita akora umwana w'imihanda, gutyo kubera iki indirimbo. Ariko ubu niba tumaze amezi 6 Melody atarasohora indirimbo, niba tumaze andi mezi 2-3 The Ben atarasohora indirimbo, ntago izi ntambara zakabaye ziba kuko nta bikorwa bafite. Nibakora indirimbo hanyuma tujanye tuvuge iyi ndirimbo yageze ku kireka nkubwire. Indirimbo Melody aruka gukora yitwa Funga Macho, ni remix yari indirimbo yakoze hambere. Yego we yisubiyemo bayita When She's Around ari kumwe nande na Shaggy. Iyo ndirimbo ifite viewership 5,200,000. Bivuze ngo Bruce Melody na Shaggy bari kumwe ari babiri bakoze indirimbo imwe bayikora ari remix igira 5,200,000. Indirimbo yitwa ni Forever ya The Ben imaze amezi 2
ifite miliyoni enye n'ibihumbi 400, ifite comment ibihumbi 7,800, ifite like ibihumbi 79, mu gihe when she's around ifite like ibihumbi 49, noneho ni forever ifite ibihumbi 78 bya like. Tubwire kuri standard yawe ukuntu babona abantu babiri nyine standard ya Bruce Melody na standard ya The Ben. Ntago twakwiriye kubagereranya kuko umwe n'umusaza mu gakino undi aracyari umwana kuko buri yari na Melody ariko ubungu ni muri agent ako shaje kamara nawe rero shaka siko gusubira inyuma oya werega mu bikorwa buriya umuntu arazi uyu munsi akakurusha ibigwi ntago bizi mwana nawe uri timu B se mama yala shaka kamara nawe warariye jewe nakumva ngiye sinyamvumbira mivumbi kuzamuvumba urumva izi ntambara za The Ben na Bruce Melody rimwe muzabona zibyaye ikintu kibi hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko nk'ibyo kamarade yavugaga ibi bya entertainment ni byiza ariko hagahangana ibikorwa kugereranya abafana ntihakagire usesereza banarize ku muziki imiririmbire ariko ntabyo kwatakana bisesereza ibyo nibyo bituma entertainment ikura oya nabiriya kamarade yaravuze nabyo bekuzanamo ibintu by'ubugange nka biriya byo muri Amerika abafata akagenda bakarasana biriya ntago ari sawa Jerry usubiye inyuma gato kabyanarizaho gatoya biriya kamarade yaravuze urumva nukuba The Ben ashobora gukora indirimbo yego ikagira views nyinshi kurusha iya Bruce Melody kubera ko amara igihe kinini habarimo long distance atarasohora product sibyo yego noneho yayisohora akayisohora buri muntu wese iyo arayitegereje anyotewe sibyo bigatuma igira views nyinshi urumva kubera ko nanjye none mbonye ngo The Ben asohoye akazigo wahita ureba nahita mva mu kiganiro nkabanza nkajya kureba aka kazigo nkagaruka mu kiganiro nkubwira ati mbonye umuzigo ukuntu umeze yego sibyo ni ukuvuga ngo niba ariyo turufa akoresha ishobora gutuma wenda yumva ko ari legend akanumva ko ari hejuru y'abandi bantu urumva ibyo nabyo nta kibazo ntacyo byaba bitwaye ariko still urumva Melody arakora cyane kumurusha hari igihe umuntu avuga ati ninkora cyane wenda ibintu byanjye ntibizaza bifite karite reka nihe umwanya ntekereze ku kintu ngiye gukora kizaza gifite icyanga cyangwa se gifite karite yo hejuru ibyo nabyo birashoboka gusa njyewe ntabwo ntekereza ko ariyo jare The Ben akoramo ibintu byiwe kubera ko ugiye ureba na turiya tuboro tutumanyere bagenda batambikamo twubonebwe n'iki na PlayStation ntekereza ko aribyo wenda bituma adakora umuziki we ariko buriya PlayStation nayo ashobora gusanga bari gukina cyangwa se wenda bayibereye muri boro zo gukina za Bitcoin ntiwamenye ntabwo wabisobanura ngewe buriya n'aba bose bagenda bitana ngo ba King ngo ba Queen ngo bande ngo ninde uri hasi ninde uri hejuru ngo ninde ufite imizigo ngo ninde uri kura marokete ngo ninde biba bikuye muri entertainment kamaro aba bose ngewe reka mbabwire uri umwe mu ba host beza muri Kigali yego ujya ubona nyine ukuntu vibes z'abafana nawe ubireba iyo hagiyemo indirimbo yewe mani iyo hagiyemo indirimbo mani z'abantu bakobwa ubibona mani kangubwiza ukuri yego ngewe abantu bafite indirimbo b'abahanzi vibinga kabisa zitwika uri kubyumva zitwika zijyamo ukabona umuntu arayivibinze urumva ukabona abantu barayishimiye harimo umuntu witwa Chris Easy azi icyo abafana bashaka azi icyo abafana bashaka harimo umuntu witwa Kenny Solo harimo umuntu witwa Bruce Melody uri kubyumva ariko aza ku mwanya wa gatatu mu ndirimbo ubona bashyizemo muri club cyangwa se mu bubari buhurirwamo n'abanyamujyi ukabona abantu barasaze ukabona abantu bagiye muri vibe ya mama yake umuntu witwa Chris Easy umuntu witwa Kevin Kade umuntu witwa Kenny Solo urumva Bruce Melody azakurikira abo bantu ku ndirimbo zisaza abantu munki mu bubari n'amahoteli kamaro biranjyana ku kindi kintu rero kwitwa umuhanzi cyangwa se kuba ufite izina ry'ubuhanzi unakora cyane ni ngombwa ko ukora indirimbo zo mu kabari abantu bavibinga harimo n'abahanzi rega batavibinga mu kabari ntaribi harimo abahanzi bavibinga mu kabari ariko utamushyira kuri platform nka Rwanda Day ngo aze abe yagira ikintu avuga none se ninde ufite indirimbo zivibinga kurusha Senderi
Senderi ngaho nyimvira sha ibintu gereranyije urafata new generation ufate bano bana bakora amaroketi ya danger bandika lyrics n'amapunchline zirenze urumva bakubita indirimbo ari gatira views miliyoni mu minsi ibiri ngewe ndi kureba umuntu uhorana akazi papa utajya uva kuri hit yabikoraga byo kuza yikorera igitebo cy'ibijumba kuri stage ira nizo performance ubushaka kubona inshuti yanjye ahora kuri ya nanu bihuri cyakuza yikorera igitoki cy'imineke none se ubungu abaje guperforminga urutoki ariko nyumvira nawe shageri nawe rero washaka kongere ku rwego rwawe muri entertainment Kenny Solo ni umuniga uzi guperforminga neza yego Bruce Melody ni umuniga uzi stage umucuti wacu wamushyize hehe si easy azi guperforminga neza ariko bose bari inyuma ya P ufite n'igitaramo Ratrand ubundi king of performance hano mu Rwanda ni Baba kabisa nta nundi ni nayo mpamvu n'igitaramo cye twibutsa abantu ko afite igitaramo show yiwe turayiteguye tariki 30 izabera Kankigali ejo bundi muri Kankigali tuzahashumika bana nzaba mfite ya megafone yanjye ndimo ndavundereza abantu urumva abantu biteguye show ya Platini wagira ngo azaperformingana na Yezu urumva wagira ngo Platini azazana Yude Iskariyoti wawe ni ngo wagambaniye Yezu kuri stage urebye ukuntu abantu biteguye show ya Platini azazana ingwe mu mujyi umuntu uzazana Urban Boy none se agomba kuzana Urban Boys bakatwibutsa bya bihe bya kera kubera ko kira gitaramo ni icyo mu legend hazaba harimo generation zose hazaba harimo new generation harimo n'aba legend abantu bakunze indirimbo za kera za Dream Boys bazaba bari hari abakunze indirimbo za Urban Boys bazaba bahari urumva Urban Boys bakubwira ati take off urumva bakuririmbira za boro za kera barahurura n'izindi zose sibyo cyane abantu bakeneye kubona performance ya Nizo nande na Hambo nubwo Safa atazaboneka urumva ako hari n'igihe wasanga ari surprise nawe azaba hari Safi se yari yabona ibyangombwa bimugarura mu Rwanda ubwo nawe ubwo rero ngo asigaye serive kereka wenda Platini hari umuhanzi njya numva ku ma space ngo akora mu kabari kereka Platini nakora tuwa urumva Soshomura ngo akora mu Bwongereza mu kabari mu Bwongereza cyangwa mu Budage mu kabari ntago bahereza umwirabura usa na Soshomura ngo akore mu kabari kereka niba ari akabari kabirabura ashobora kuba akora back in the kitchen yoza amasahani wenda ibyo ngibyo kuko mu Budage urumva ntago baratangira kwiyumva neza mo abanyafrika cyangwa abantu bafite uruhu rw'umukara ntago amakuru mfite ku bajama banje bagiye bajya mu Budage urumva hari abakoboyi bagiye no muri restaurant bakababwira ati musoke mujye kwicara hari hakujya niho hari abantu musa urumva ntago rero Soshomura yajya guseriva na kiriya gikara cyiwe wagira ngo abayisize godoro ntago bamwemerera abajama ni n'abantu banukirwa n'umwirabura biteye ubwoba gusa ubona ari ukubera iki ntago mbizi nyine ngo baracyafite racism ariko bazicara bige nibasoma Bibiliya bakabona ko umuntu ari nkundi urumva Kamaro bazasobanukirwa neza tugana ku musozo ubona ari iki gikwiriye muri entertainment yo mu Rwanda mu bahanzi ubufatanye ibyo byose twavuze kugira ngo ibintu bigende neza dukeneye abahanzi bashyashya dukeneye imiziki mishyashya dukeneye vibes za dance njyewe ntago mbona ukuntu ibintu bitagenda neza njyewe ikintu nifuza muri entertainment yo mu Rwanda nuko abahanzi bakora cyane buri muntu wese agasohora product none agasohora product akabaho competition noneho tukabona nicyo tuvuga noneho ndabasaba mwabahanzi mwese mushaka ukuntu mwongera amatiku kugira ngo kuri social media tubone icyo tuvuga kuri za YouTube twicururize byibuze kereka nka Debe nawe na Bruce Melody agahita kubita nk'uruki muri vestiaire nibyo bintu byanshimisha kubera ko urwo rushyi rwaducururiza umva ukwezi kwajya gushira harwa rushyi Will Smith yakubise kaga comedy ibyo nibyo bintu mashaka nka Chris Easy agahora na Kenny Solo agahita mucira mu maso Chris Easy ahuye nande na Kenny Solo bararesha nta wacira undi mu maso Chris Easy asumba Kenny Solo urumva nka Juno Kizigenza agahura na Bruce Melody urumva agahita munosha cyangwa se akamukurura gutwa akamukubita urushyi ibyo nibyo bintu mankeneye urumva ndumva nta mahoro ukeneye muri iyi mihanda oya ndi kuvuga baramutse babikoze nka plank kugira ngo tugire gute tuvuge twicururize nabo bakore EP yabo ne bagiye gusohora umuzigo ne bafite product cyangwa ayishyira hanze aho ngaho nibwo na yandirimbo asohoye cyangwa se projet yarafite nshyashya ihitigira gute usanga yatumbaje yakubise views miliyoni hari agapranka nigeze kumva mu minsi yashize ka Shadibu na Austin baravuga ngo ntibyari byo ariko nyuma yaho Austin yahise arekura umuzigo oya Austin ura munsi muri kiragiye yaragiye gusohora umuceri mushyashya
yes Twasoje. ngahe nguko Kamaro wakoze cyane mwakoze